ariko nanjye dukundanye sunsabe nakwihorera nubwo nabambishaka nakwihorera nose banyakurira ariko nyakuriri ugashiduka byageze mu mutwe mu mutwe ubuse wanyaye gute simbisi tuvugana njyewe ndabyanzuye abagabo bafite amafaranga nibo bagomba gutereta abakobwa bafite nyashi naho mwebwe mukennye imifupa yose yo muri Kigali ni yanyu ariko tesha ubu no minota uvara n'umwana aho ngo mwashimanye gusa mukabari cyangwa ngo mukubitaniyaho ikintu cyambere mubanza gukora no gusaba ego ko mupuri ni wo wambere ariko se umuntu atazi kuryoshye ibundi nje naba nkujyana he ndi umugabo namenye ngo nkumve numva ubunyunyunsi ariko gicyo nabizeza nuko ntazasaza ntasaze yewe ibintu byose nshaka kugerageza nshaka kuzasara ngo mwumve abasazi ikintu wabo nawe nazongere usubuko kiyusanga irimo ari gukora iki yo nsangirimo nawe niyo mahirwe narwita apfata urwembe nkayikata soma abana banjye bararabahagaze gace bakaryama abana bawe nuko batumva ibyo babwira Ese tesha uyu ni umusatsi oya na amatwi iri ni kote wifubitse se oya na amashara umukobwa wana bari kuvuga ati no kumutera inda abana bakazakurira rimwe kugira ngo bagwize imiryango nyine abo base bagesheje nabo bacumbukura umaze gutera bangaye inda nta nubwo wababara ahanini ndantwite Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi harimo umushumba bita Rukundo inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe Yesu yantereye inda mu kibaya inda ntwite niyo mu kibaya cyo kwa Rukundo wambabariye ukansigira mama buryohe agasigara kimba akiguha ye sheri ngusigara kimu igiki we rero yari muvuga wowe ikiganiro nyine mubwira sigara kimba urasigara kimu reka sinakimuda hari kandi kiraba kiryoshye zateruye ku kare urumva je nateguye we nagukubita wowe we nakumena vuze ngo iyo ubonye icyana gishyashya hano muri karitsiye ntabwo gishobora kugucika nibishoboka byabyo ntibishoboka nta muntu wamugutanga kare nkaba nkurera iki ukwemera nkayatanga nangwa se nkajya kuguza mfite abakire benshi mfite abakire benshi yego bangwanaho yego nkagenda nkajya kumuguza amavara siwo tujya kuryamana w'abameze gute abari mwiza ku karambo hano hari umukobwa utunguka ari mwiza wenda avuye n'ahandi ntawe umuntanga ayo yanca yose ndayamuba ariko bazi apfa kuba ari mwiza gusa yego This is the week to put to sleep the people taking picture of your boyfriend or girlfriend. The rabbits and the meat have been eaten. The picture they have taken, I formatted. I put them to sleep. I put them to sleep. I put them to sleep.
ndagasa hako arahungu wagiye inangaze uzi wazikumena muziki bunuzana uragenda ukazana ikibuno nawe ugira mu nda zero wagira ngo zigabanyura mu nda aha nukuri wiriseriye muzura nahanje ni nyinshi zazarangiye maga komana ngize ubwoko bwose z'umuhondo n'izumutuku nabonye ari umuntu ugira inanga z'umutuku pe muzambwira abantu mwago oya nabonye iz'umutuku ndatungurwa Izga inanga z'umweru ariko ejo ndi nabonye kandi naryamaye n'umuntu mbona soye inanga z'umutuku ndavuga ati mana yanjye inanga we ninjye simbiza aho byarancanze ntabwo wagiye kwa muganga wapi gukora yikize ariko rero niduhura ugahitamo kumpobera cyangwa kunsoma uzabyo ubikora neza nabo nabyera umpobera ungwemo neza cyangwa unsome neza ibyo bintu byo kunyifatishwa nkaho ndi igisafuriya gishyushye cyangwa ndimo guhanda wapi ko abagabo bari kunda wa mana umu boyfriend arakubwira sheri ushobora kuyikuramo akahita avuga ati aha kumbi wanakica Regis afite agapipi gatoya ntiyamugerezagayo nicyo bapfa none se Regis yishimiye ikintu cyasamye erega mwabagore mwaka mbabwire aho wamutangira gushaka umuti ubumbe andara gutya mubumbe uraya gumuntu cyasamye gutya se afite kereka nimba azafata ivida agashyirayo jandongera ndi iyo ugiye kukinywa ngo barabanza bakagikubita gushyira none bikuye baragikubita neza neza nyine kubera ko bakizana gifashe urumva uwo muntu akagushyiramo akaboro bakubutisha amata oya ni ikiyiko bakoresha ikiyiko ariko agusukiramo shokora urumva amara kuyisukamo akagushyiramo ikiyiko kugira ngo nyine sashu nk'umuntu sa nk'utwe ukuntu bagikubita ntabwo nabishobora kuko si ariko hari ntashonje urabona abafite ijaga ntabwo ari ijaga ntabwo ari ijaga bakagikubita igikoma uyu mugabo agahita anyegera n'izindi bobo ngenzi bagahita bambwira ngo uri ikinyomoro uri ikironje uri igitundu uri ikinege akonyumvira bano bakristo ndagasa ubu nari ibintu by'ibibuto gusa urumva nahabikigiye ngo muri bisukari muri amajyane Mariya we ngaho twe twari ibintu by'ibironji n'ibineke n'ibinyomoro nagenda nkumva ndi igikobwa cy'ikinyomoro hajya nijugunya nk'ikinyomoro nkijugunya nk'ikineke naho ibyikigiye ngo ni ibisukari n'ibijyane naye ahubwo ngenda ndanakubwiye ngo n'abari abaturanyi hazagira uwo numva ngo wamuhaye ku mavuta ngewe amavuta arahera barasobarusha amafaranga aha nonze ko cyaba bagiye kwa Kayisombe inuma y'u Burundi yabwiye mu Rwanda ati hugo sinagusuye mukameke muconye isomi nwayivanye ku muryango w'imbere sabe dusaba kunda bashyitsi ndabakunda ngo ngewe abantu ngo bajye baza ngo bamusu nejo bundi hari abakobwa bamusuye niba ari abakobwa babiri aragenda ababatekeye ifiriti none ushaka ko kandi barimo kukuma ku gafiriti ngo nanjye ngatamire sanga koko amavuta ukuntu nayasize urapima se umuntu umugabo upima amavuta uragenda ukareba wageze mu rugo z'amavuta hanageze abantu baraje bari ifiriti amavuta yanjye arashize amavuta yanjye wese ntabwo ujya uryamana
Nese amavuta wenda ageze ahangaha. asigaye nayapimye nani ndaje nsanze amavuta oya nabyo nariye inshingano z'abagore zirakubereye cyane niho uzuzana none njye ndaje nkwereke ko inshingano z'abagore zoroshye z'abagore zigoye gukira uratekereza umunsi ari mutoya amasaha uratekereza umunsi ari mutoya nta kibazo ntidupfusa umugabo ari kanje gushaka ifaranga baza kuzana nawe ngavana iyo myuko y'inuzamuzira nimbanze n'ikubo niyo nikase harya hepfo ukabona nzanye nka Thompson nk'eshatu abazi bazikuye he saza nakamwe kayicara akakarya ku mugore kujya gutandaraza imbere y'umugabo atazi ngo namukorere waxing ngamwogoshera insya ubwo se uzagira umunwa kugeza rya ayo rima uraro inyama y'umuko ifi inyama z'inka umuntu yibara oh my god twese hamwe uri nyuma barafata wamenye we akaje kugihaza ashize iteki ashize nakura gatatu ashize umuceri ashize ibyo bikoko arunze isombe ashize salade ayishize imbuto ashize isosi igiye kumeneka uri umuntu w'umupapa na fanta nayo ayitwa n'ifoke nayo ihita yagikama ahangaha gukira isosi ikagenda ikukura abantu mujya muyihagarare ntabwo gisagura kubukwe gisagura ko baza bakabirya bakabirya kuzigarama amadeni nugongo hano ndakundana no kuryamana n'igikara nicyo gituma wa wundi nakweretse kuko cyari igikara ese neva bisobanuye iki ntibishoboka forever bigasobanura forever sabishyize hamwe se ntabwo tangira umugore ashaka akazi nimba arya nk'uwicaye umwoba ashaka akazi oya akazi ashaka akazi akazi se ntazi kuvuga nguranye babundana n'iki barya nk'uwicaye ibintu bya blague oya inyange zo ngize ngo umukinnyi nagize ngo ni Harandi yamfite umugore nk'uyu Harandi bigishaka babihagaritse gahagarika imbuto zanyu hadutse imashini igitsina gore ziri kugura bakisambanya zikabasambanya zicomekwa ku muriro w'amashanyarazi aha niho ubwenge buri mwa basore mwe musenga mutisengesheje ariko uzi kugira ngo urambagize umukobwa warangije kumenyera gusambanywa n'umuriro w'amashanyarazi ubwo urwo rugo uzarushobora ko namwe mwigerezaho ni uko wabonye amatayi wenda aje no kubwitwa wari waraciye umugore usambanywa n'amashanyarazi kwanza ukora amashanyarazi uzakoramo wumva uko bimera ukora akenda kuguhitana wenda kubw'umugisha w'Imana cyangwa ugafatira none amashanyarazi aramusambanya acomekaho imashini akamusambanya imana nk'umwimaye nka boyfriend ntabinsabe kumva yabingiriye neza kazabinsaba twakoze ubukwe wabwirwa n'iki kari muzima gukira ugezeyo ugasanga ni ikirembo baba we ubwo twenda gukora ubukwe nabanza nkumva igo ngo byaba ari ibyo mu ngiyi nyine ariko akenshi mbere ko tuya mu murenge ariko ubu byumva umusore muzima niyo aguhobereye wumva uko i Kigali hari abana beza ikibazo hasi ndeba abana beza
ko bari bo bahereye mu rugo iwabo. Ese sheri kamwereke sutaha mariage jya mu bukwe yego abantu bambarira abageni yego uremera yuko mu bukwe abakobwa b'abafiye babarusha ubwiza umugeni nabo nabyera